dore ndi umuja nanjye ndi umuja wayo uri umuja tarame mu nkera nyarwanda duhana impanuro n'impano umuco w'iwacu reke gucika. njye musore w'ibitugu byahetse umutavu ntago mindaseka dege inganzo nitutajisha umuco uracika. aravuga ngo so nta kwanga kwita ibihozo ibisigo imivugo ese ni nk'uruhe ruhare rw'urubyiruko waba uzi mu gusigasira umuco nyarwanda? murakoze cyane. urubyiruko nk'uko kirimo bene cya Alphonse yabivuze ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. muri rusange rero urubyiruko dufite uruhare rukomeye rwo gusigasira umuco nyarwanda. muri make hari ibyo dushoboye gukora, hari ibyo twakora umuco wacu ugakomeza kuba mwiza aho kugira ngo ubico. muri bimwe nk'urubyiruko twakora aha ndavuga nk'ibintu bigeze kuri 5 cyangwa se binarenga. icya mbere ni ukwigira ku bakuzi, kureba ese abakurambere bacu ni biki bakoze, ese ababyeyi bacu abasaza ni ibiki bakora muri iyi minsi, twebwe nk'urubyiruko twabigiraho natwe tukaba twabasha guteza imbere cyangwa se gusigasira uwo muco. ikindi cya kabiri ni ugukomeza uburezi, ariko uburezi bushamikiye ku muco nyarwanda. ndavuga uburezi harimo nk'ibintu twiga mu mashuri usanga koko byikwije mu bumenyi bwo kugira ngo tumenye umuco nyarwanda. harimo nko kuba twamenya kuvuga amazina y'inka mu kinyarwanda, kuvuga imivugo, harimo gukora amahamba, ibisigo, kumenya ibihozo, indirimbo gakondo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. turakoze cyane nyakugira Imana. tukiri aho wihanganiye ko nguciye mu ijambo, ariko nta kibazo kuko ijambo ryo rihorana. uravuze ati ibihozo ibisigo imivugo ibyivugo imigabo n'imigambi. ubundi buriya mu muco wa kinyarwanda nta mugabo utagira imigabo n'imigambi. kera aho baravuga ati nimba ugiye guseruka kugira ijambo banza wivuga ati yewe uri muntu ki, uri nde, uri mwene nde, kugira ngo bumve se ushoboye no kuba wagira ijambo mu bagabo. ntago ari abagabo gusa, na bashiki bacu ba mutima w'urugo nabo barivuga. woza ubona ko namushoje agaseruka bya gifu. ntago umuco uracika kandi umuco urakomeje n'iteka ryose. by'umwihariko nk'urubyiruko ubwo ikintu cya mbere ni ukwigira ku bakuze, kandi ikindi no mu mashuri bakaba bakwigisha ibigendanye n'umuco nyarwanda. ibaze maye umuco ucitse Rwanda, byaba ari ico pe. ibaze maye ibisigo imivugo n'ibindi byose abantu batabizi. wibaze kandi umugabo w'ibizigira atazi kwivuga, u Rwanda rwaba rugana he? rwaba rwaravuye he rugana he? ese aho ngaho ikinyarwanda cyaba kigwa? twaba tuvuga ikinyarwanda se? ubwo birumvikana n'umuco rega, no mu muco habazamo ururimi. ubwo ni ukuvuga ati ururimi narwo rwagenda rukendera rukarinda mu ndirimbo y'igihugu. ururimi rwacu rukaduhuza, ubwenge umutima wacu amaboko yacu bikaduhuza, n'umuco nawe uzamo. ibyo ngibyo biza mu biranga indangagaciro z'u Rwanda, z'igihugu cy'u Rwanda. umuco abawukunda tuwukunde kandi tube intumwa z'igihugu kujya kuwubwira, gufasha abatoya kumenya ko u Rwanda rwubakiye ku muco nyarwanda. ubukwe ndabutaha ahubwo se wagira ngo hari reba ari amazina y'inka avugirwa mu bukwe, reba bidahari. ese ubwo bukwe bwameze gute? ku kigendanye n'amazina y'inka waba hari uwayaturusha muri amazina y'inka, wenda tukavuga ati ubu ntabwo nateguye, ariko abadukurikiye kuri no ekara yacu bararikiye yuko nzaza noneho mbabwira ku mazina y'inka. bo batwandikire nibo tubikorera, badutegeke bavuga ati ese nze n'ibihozo nze n'imivugo
ndahari ku bwanyu mu ntegeke nanjye ko ati dore ndi umuja nanjye ndi umuja wayo mu ntegeke uri umuja mu ntegeke nka nyina wa Yezu se ngo uri umuja wa Nyagasani banegeke bandike muri komenti batubwira ati se uko babibonye murakoze cyane murakoze cyane rwose sinzi niba hari icyo Gerardine yakongera ku kigendanye n'umuco akatubwira ati umuco ntugacike niba hari akandi gakeregeshwa yashyiraho cyangwa se indi nyunganizi nawe ni umusizi kandi umusizi aseruka bya gifura kandi uko atewe aritegura ariko nyamuneka nyamara si ugukina ahubwo aba ari byo iki kintu kigendanye n'umuco nyarwanda bari ukugomba kugisigasira yaba mu rubyiruko ubwo nawe yatubwira niba hari ikindi gitekerezo yaba adufitiye. Yego nanjye ntago njya muri byinshi ariko agakeregeshwa nakongeraho ni ukuba intangarugero mu by'umuco nk'urubyiruko nitwe tugomba kubera intangarugero barumuna bacu bari inyuma yacu ndetse n'abandi bakuru bacu bashobora kuba batazi iby'umuco nyarwanda. Aha ndavuga dushobora kugenda nko ku gice cy'imyambarire ku gice cy'ubupfura ahangaha hose tuba tugomba kugerayo kubaha abaturuta ndetse no kugira intego. Ese ubundi mbere y'uko twubahiriza uwo muco ese urahari ese nimba uhari turawufite ibyo bibazo wabyibaza ntabwo wasigasira ikintu uzi ko kidacyokora aho ngaho wamugani birumvikana ni uko ntafite uburenganzira bwo kukwita ariko n'ababyeyi bakwise ati twarasenze turabashima ariko ngiye ngize uburenganzira bwo kukwita uvutse uyu munsi nakwita Mico Myiza Gerardine. Iyo niyo ntera ikwiye impundu rero urumva ko n'amazina aracyaza ndashimira papa wanjye wanyise akanyita neza burya ngo harya ngo wanga umwana we nkamwita nabi ni gute baravuga ngo so nta kwanga kwita nabi ariko noneho nge ikirusha ikindi nge yanyise neza ngiriwe amahire banyita nanjye irindi bya Mico Myiza. Twese tugira umuco mwiza ndabakunda cyane. Uyu musore nindi watubwira iki ku muco nyarwanda? Urakoze cyane nyakugira Imana. Uravuze ati n'umusore ninde ni muntu ki? Ababizi barabimenyere nkuko mubizi ndi mugari ndikwije ndi munini. Ninge musore w'ibitugu byahetse umutavu ntago mindaseka degera. Ndi rutikura mu gihumbi. Mweto wanjye niruvuza nduru. Icumu ryanjye ko gasiganira kuri sigasira gasiganira kuri saba. Ndamutswa kirimo abandi bati Imanizo. Abandi bati Imanizo si tukiraho rero nanjye sindi jyenyine hambavu yanjye hari umwari hari umukobwa w'iwabo wabeza nabeza ruhimbi wabo w'amatavu n'imitozo wabo inyange zinyagirana n'inyambo reka mushoze aseruke bya gifura mwafura kabeho Rwanda rweme kagira Imana ndagukeje ndagusuhuje ahubwo rero nanjye ndi twarasenze Gerardine ndi umwari utamwaye biramenyereye ndi wo nyiri inganzo yaramburiyeho ibiganza niwumva ndasiga bagasigara basiganuza ikirenze icyo ndi umunyarwanda mu by'umuco ndabigenda amahoro nkayakunda abanyarwanda nkabasanga uruhimbi rugatuza nkaramutsa mwe mwese munkurikiye ndabakeje kagira Imana kandi natwe turagukeje. Twatangiye turi Nyabubiri ariko tubaye inyabutatu nkuko Imana yabidushoboje nyakugira ubutanga akomeza dufashe ibyo turi gukora kandi abihe n'umugisha. Murakoze cyane. Ni ibyo ngibyo kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kuvuga ku ruhare rw'urubyiruko mu guteza imbere umuco nyarwanda. Ese ni nk'uruhe ruhare urubyiruko rwaba rufite mu guteza imbere umuco nyarwanda? Urakoze cyane nyakugira Imana David. Mbere y'icyo mvuga reka banze ngire nk'imikarago nk'itanu natondereye mwumva ivuga ku muco umuco wacu Rwanda. Umuco wacu Rwanda wandi Rwanda rwagasa gakondo yacu ganze iteka yewe Rwanda no ku mahanga ye Uburayi no ku isi hose.
iyo bavuze umuco njye numva ubuzima muri njyewe kuko ungibutsa kera ukanyibutsa n'ubuzima nshaka kugenderamo. Murakoze cyane. ni uruhe ruhare nk'urubyiruko rwaba rufite ku muco nyarwanda kugira ngo twihute? ni nk'uruhe ruhare urubyiruko rwaba rufite mu guteza imbere cyangwa gusigasira umuco nyarwanda? Ubundi bajya bavuga mu mvugo y'ubu ngo urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. urumva ibintu byose urubyiruko rwagiyemo byanze bikunze bigira imbaraga. nimba urubyiruko nirwumva ko umuco ugomba gutera imbere ukazamuka, aho ruzaba urugero rw'ibishoboka ku bandi, ruzaba intumwa yo hanze, rukajya gufasha abantu bakiri batoya gusigasira wa muco muri sosiyete nyarwanda no mu baturanyi, yewe no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tanzania yaraguheranye, warukumbuwe kuri ekara. Bambare ko nakoresheje izindi ndimi yenda sindayishakira ikinyarwanda cyiza gitomoye. Wongera usuhuza abagukurikiye rwose, nawe nari ngukumbuye. Murakoze cyane. ariko nyuma y'ibyo ngibyo twakwitsa tuvuga tuti kuko ikiganiro aba ari akagaruka, naba mbashimiye ku bigendanye n'umuco kandi n'inama muba mutanga ku bigendanye n'umuco nyarwanda. Murakoze cyane. Nyakugira ubutangwa agomeze abagirire neza. Yego namwe kandi.